Yes, nk'uko mubona ni ubukwe bwakomeje kugenda buvugisha abantu bagiye batandukanye, ni ubukwe bwiza, ni ubukwe navuga ko ari ubukwe bw'igitangaza bwagiye bushimisha ndetse bukanavugisha abantu benshi bagiye batandukanye, ni ubukwe bwaba burimo ibyamamare bigiye bitandukanye, ndavuga ubukwe bwa Irene Murindahabi uzwi nka MEA Empire ndetse n'umugore we cyangwa se n'umugeni we Nishimwe Liliane, ni ubukwe bwabereye hariya mu mujyi wa Kigali ku Gisozi, ndavuga mu Ntare Arena, ni ubukwe bwaba burimo ibyamamare bigiye bitandukanye, ibyamamare byinshi tuzi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, ndavuga nka Chris Easy yaraburimo, Edouard Bamporiki yaraburimo, Maria Yohana yaraburimo ndetse na Bruce Melody ndetse waje kuba yaririmba n'indirimbo nziza cyane yaraburimo, n'ibindi byamamare byinshi bigiye bitandukanye nk'uko mubibona. Rocky yaraburimo ndetse Rocky we nkeka ko ari n'umuntu wabyishimiye cyane, mwabibonye kuri post yagiye akora avuga ati ugiye hakiri kare muvandimwe cyangwa se inshuti, mwarabibonye cyane ndetse n'ubukwe bwari bushimishije, bwarimo ibintu bitandukanye, ni ubukwe bwa Irene Murindahabi muzi nk'uko yarariciye ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndavuga nka Isango Star, Isibo TV ndetse aho nyuma yaje kuba yakora ikinyamakuru cye kizwi nka MEA Empire, ndetse muramuzi cyane mu itangazamakuru cyangwa se muri sinema nyarwanda aho yakoranye n'abahanzi bagiye batandukanye, ndavuga nka New Bosco, Vestina na Dorcas, ndetse no muri filime yaje kuba yaca ibintu izwi nk'isereri series. Ni filime yakinanye na Inkindi Aisha, ni filime yaje kuba yamamara cyane cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi ubukwe bwakomeje kugenda buvugwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Bagiye bavuga kuri Aisha wari ufite amagambo menshi nk'uko mubibona muri video, yari yishimye ubona ko nta kibazo afite, ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye byagiye bibamo ibyamamare bindi byagiye biza ko bigaragara muri ubu bukwe. Murabona Kibongi Krypton Kibongi uburyo yari yishimye cyane, waje kuba yatanga inka mu buryo butangaje. Murabona Bruce Melody nk'uko twababwiye wakoze ikintu gikomeye cyane, none murazibona n'imodoka zazitwaye umugeni bazita Barabas, imodoka zigitangaza cyane, n'ibintu byinshi bigiye bitangaje byagiye bibera mu bukwe. Twongera kugaruka no ku ndirimbo Bruce Melody yagiye aririmba, ndetse muramubona ibyamamare bigiye bitandukanye byabiri muri buno bukwe, ntari ngombwa ngo tubivuge ko murabazi cyane. Murabona DJ Pink uburyo yari guseka bigaragara ko yishimye cyane cyane, ni ubukwe bwabushimishije bwabaye. Murabona Gerard ni ubukwe yari arimo, ndetse n'ibindi byamamare byinshi bigiye bitandukanye nk'uko twabibabwiye, n'ubukwe bwari bw'igitangaza cyane, ndetse nk'uko twabibabwiye cyangwa se nk'uko mwabonye kuri cover y'iyi video mbere yo kuyifungura, ni ubukwe bwaje kuba bwavugisha abantu bagiye batandukanye na nyuma y'ubukwe nyirizina. Nkeka ko ari ubukwe cyangwa se nk'uko mubizi ni ubukwe bwabaye, navuga ko ari mu cyumweru gishize hari ku isabato kuri tariki 16 z'uku kwezi Kanama muri uyu mwaka wa 2026. Ni ubukwe rero nk'uko mubona bwaje no kuba bwagarukaho na abanyamakuru musanzwe muzi, ndavuga Kenisi ndetse na Mutabaruka. Ni ikiganiro gishimishije cyane tugiye kuba twabumvisha, ni ikiganiro ubona ko ari ibintu bishimishije cyane, mbese by'umwihariko wumvishe amagambo Mutabaruka yaje kuba yavuga kuri ubu bukwe. Icyo usabwa nta kinini kuguma hano kuri umuyoboro wacu wa YouTube kugira ngo udacikwa cyangwa se udacikwa n'ikiganiro, navuga ko ari ikiganiro gishimishije ugiye kuba wakwiyumvira, aho Mutabaruka ndetse na Kenisi baje kuba babigarukaho by'umwihariko kuri Irene Murindahabi, bagiye bavuga uburyo yaciye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nk'uko twabibabwiye, ndetse hanyuma aho yaje kuba yashinga ikinyamakuru cye cyangwa se MEA Empire, aho agenda azamura impano zigiye zitandukanye, agenda akora ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro bikundwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Rero mwita Kenisi na Mutabaruka, ni ikiganiro nk'uko twabwiye bagiye bagarukaho bavuga by'umwihariko ibintu byinshi byaranze ubu bukwe, aho mwagiye mubibona. Ni ubukwe navuga ko bwari igitangaza, aho Irene yishimanye n'umugeni we, ubukwe bwari burimo byamamare bigiye bitandukanye nk'uko twagiye tubigarukaho, ndetse n'ubukwe aho Kiramani yari aburimo, ari we ushinzwe umutekano, mbese aho byaje kuba byatangaza n'abantu benshi uburyo yitwaye wagira ngo yari arinze Donald Trump. N'ubukwe ndetse byaje kugaragaramo n'umusore uzwi nka Iwe Bogari wita Igikoko, aho abantu bari kwibaza uburyo yariye biriya biryo bamusereza bavuga ati ntabwo aricyo cyamuzanye. Ndetse n'ubukwe umwana wa Irene nk'uko mubibonye yari arimo, ndetse Irene yaje kuba yagaragaza umwana we aho yari yamubyaranye n'umugore uherutse gutabaruka. Ni inkuru nkeka ko zose twagiye tubabwira.
nk'uko mubibona Irene yaje kuba yakatana n'umukunzi we Keke, ubona ko ari ibintu byari ibirori bikomeye cyane. Ibyo byose ni ibintu Kenisi yagiye agarukaho, ngira ngo tutabatindiye ni video tugiye kuza kubashiriramo aho Kenisi na Mutabaruka bagiye bavuga byinshi cyane, ubona ko ari ibintu bishimishije kuri ubu bukwe bwa Irene. Bagiye bakomeza kuvuga kuri Aisha wari ufite amagambo menshi nk'uko mubibona, bavuga n'ibindi byamamare byinshi nk'uko mubibona byagiye byinjira muri ubu bukwe. Hariho protocole cyangwa umutekano umeze neza. Clapton Kibonge wari wishimye cyane wabyishimiye, ndetse nkeka ngo ko n'inka ndagitanze ni ikintu cyabaye, navuga ko ari ikintu cyari kijije cyane, kuko uburyo yahayemo Irene inka ni ikintu wavuga ko ari buryo bwihishe, kuko ntabwo bizwi neza amafaranga yamuhaye, kuko Irene ari wishemo amafaranga. Ndetse nuko abantu benshi bakomeje kugenda bibazaho impamvu Vestina na Dorcas bataba barimo, ahubwo bakibonera nka DJ Pink wari uri guseka yishimye cyane, bakibonera ibindi byamamare byinshi bigiye bitandukanye, bakibonera abageni nka Irene muri ndahabi n'umugore we Nishimwe Liliane, ariko bakibaza impamvu Vestina na Dorcas bataba barimo, kandi bizwi ko ari abakobwa ba Irene muri ndahabi. Rero ni bishingiye ku nkuru yari imaze iminsi iri gutrendinga, ivuga ko uyu Irene muri ndahabi yatandukanye n'abakobwa yamanajingaga, ndavuga Vestina, Ishimwe ndetse na Dorcas. Rero twavuga ko aba bana b'abakobwa batirengagije ubukwe, kuko hari ubutumwa baje kuba bagenera Irene muri ndahabi, ndetse baza kuba banabiporojegita mu bukwe nyirizina, aho bavugaga ko bakwishimiye kuba bari kumwe muri ubu bukwe, bakaza kuba bamwambariye bamukenyereye, bakaza kuba bishimira hamwe, ariko bakavuga ko ari ibintu bitaje kuba byakunda, cyangwa se ari ibintu bitaje kuba byagenda neza.